none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye so ngiye ndagira ngo unisubame imbabazi no public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ni proof yabyo other than that nta mbabazi ngenda guha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu mwana birekeraho mana ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi ariko nawe azinsabe bona kazi ukira aho ngaho rero manzi uragize na Eric ibya Caspi ndabishyiraho umucyo avuya Caspi zamuka ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Caspi yakwamuye amafaranga yawe urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya nge ntabwo navuze ngo waranyambuye naravuze ngo ndashaka kunsubiza nimba wumva narakwambuye yansubize nta kibazo yansubize munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha ntabyo kujya hirya no hino birangire bive mu nzira bitanarahindura topic Eric ijambo ni iryawe ngo Benda yahageze ndashaka kugira ikintu musaba mwijiro tuje ritarakaye noneho na Benda tuze kumva icyo avuga mu birangiriza mu magambo make k'imfura z'u Rwanda. Naho nigeze nshaka kumwirukana Benda ngo dupfa ko yaze kuza mu rugo urumva arabizi ati Imana yo mwijuru niba koko asenga Imana niba koko iyo Mana avuga ibaho avuge ko nyine ushatse kumwirukana uko yanze kuza gukora video mu rugo aho no kugira ute kushaka kugira ute gukora harassment yo kunyandagaza mu bantu ibyo bintu nabyumvishe nimba sinabyihanganye ibindi ameze nk'ari muri competition ngo apfukamye imbere hasi akazamura amaboko mu kirere ngo Imana yonyine ngo niyo yabigaragaze ngo andenze ngo kumenyekana muri kino gihugu menyekana ariko ugire n'amafaranga nabyo nta kibazo sibyo ikindi akinagaruka ngo cyo kuba naramusabye ngiye tuva kuri no live bwakemo yakavideo bakatinze cyagihe ari bangwe Eric yaransabye none ndaceceka mugira muza kuba umwanya igihe cyanjye kuvuga ko nanze kumuvugiramo ndanje n'umuntu akari mwinshi amaza ufite proof ko njye nagusabye waza kugira mu rugo incuro 3 sindagera iwawe Imana yo mwijuru ko nagera iwe jewe nzi ubwambure bwa Bene cyangwa nzi ubwanye cyane twize twanyandikana n'amagambo y'urukundo ati Imana ko tugiye nawe twateretanaho n'akagatoya aha ibyo rero narabimubashije muhabwo ngiye nongeraho ibindi mvuga ati umwana wama ngiye naje hano nanga kumena umucindi ndi kubyorosa kuko nta kintu twavuga cyatari ariko turi gupfa ko wagiye guhostinga ku muteremo ko none wowe uri kujya kuvuga ngo ngiye ngo naragusabye izo nzoga mu nkwa zigiye muzigamye mukakoza gutwikira ku bantu kandi ngiye kunoza gutwika ukabarangira wowe uhiye ubu nuko Shakira ajaga komakoma ukaza hano byo kwivugisha ngo bavuze ngo nango uzagarara ngo kuri harya ni kuri kuri TikTok nirya Yesu mutamuzire wose umukorera ngo nango uzagarara kuri izo live so ngenda gira ngo unisubame imbabazi no public vuga ko ibyo bintu wavugaga wari ukunsebya cyangwa ni proof yabyo other than that nta mbabazi ngenda guha nukuri ibyo byo kuzintu nsebya mu bantu mwana birekeraho mana we can be friends cyangwa tube friend ngiye nawe nyangura friendship ko inshuti mfite ni nyinshi hani zambere imbwa n'izindi zimere imbwakazi so I don't buy friendship kabisa inshuti mfite zirahagije kandi inshuti ni Yesu izo nifite zambere mu kimana Amerika sezo ni nye so please let be nuza ibyo kuvuga ngo ni umwana niba atari na soba niba ugira icyo uvuga niba uri soba rwivuga kuko uraza kwisema wasandaye murakoze ese kufite ibyo nakubye byo gukora okay Benda social media ibambi ibicuma cy'ubugi bubiri iyo tugikoresheje nabi ariko social media ni ikintu cyiza bro ngiye ntabwo social media ni blaming it can be a good stuff ishobora kuguhuza abantu ariko tuyikoresheje nabi yanasenya abantu uko niko kuri Benda ntabwo ejo urabizi ko ejo twari mu kiganiro n'ura musore urazamuka wasabye kuzamuka vrama ntabwo nigeze ntabwo urabizi ntabwo nari nagusabye kuzamuka ibi nibyo ntane uburenganzira bwo gukora social media ariko ngiye nabisabye kuva mbere ntabwo nshaka kugira ngo abe guhangana mu magambo tubimfura muri big deal ngo tubigire birebire yabeho kurakaranye cyangwa guhangana tureka amahoro ahinde nicyo nabasabye kuva kuri munota wa mbere nyuma yaho wabonye ukuntu abayutubere bantutse ngo ndangije ngo saga ngo ngiye gutangira ngo baratungwa n'iki ariko ngiyewe wabonye naravuga ati nigute ibintu birangije bigitangira ariko ngiyewe numvaga ari amahoro ahinze n'ukuri kw'Imana ejo uzamuka ntabwo nari nzi kuri buze kuvuga kuri Semuhungu ariko wari ufite uburakari bwawe cyangwa wari ufite nabi biri ku mutima wawe uvuga biriya wavuze bamugawe uyu munsi nkwandikiye none ntabwo nagira nimero yawe munyemerere ibi bintu tuva aha ngaha
ntabyo kujya hirya no hino, birangirira aha, birangire bive mu nzira, mpita nanahindura topic. Murabukoze, ijambo ni iryawe. Murakoze kumpa ijambo. Ikintu kinzanye ahangare ntabwo nari nanze kuvuga ngo nanze kuza live, kuko buri munsi iyo nje live hari ibintu mvuga bitari ngombwa ko mbivuga, uko niko nasobanuye, kuko n'ubundi nsanzwe njyaho live ariko ntabwo mba ngiye kuvuga ibindi bintu bambaje cyangwa bakoze. Nawe ubundi ngiye gusaba imbabazi Eric nciye bugufi, ariko nawe azinsa bibona Kaspi. Ukiri aho ngaho rero, manzi urangize na Eric ibya Kaspi ndabishyiraho umucyo, avuya Kaspi zamuka. Nta kibazo, reka muzamure Kaspi, garuka Kaspi, come over here Kaspi, request the mic. Sinze ahantu uza kubanza, niba ari kwa Kaspi cyangwa niba ari kwa Eric. Urifuza kubanza he? Oya, ndabivugira muri rusange. Biratandukanye bro, biratandukanye. Kaspi avuye aha, nawe ari kurira yo kwarika ngo ni gute umubwira ko yaguhaye 100,000, urukumva ndaje bahema nigani kwanza nazamuke bitenye baha bive mu nzira, kandi yarakwigishije. Kaspi zamuka, ngo uyu yaje. Hanyuma Benda, nguyu Kaspi yahageze, urumva? Nguyu Kaspi yahageze, uti nawe ugomba kunsaba imbabazi. Kaspi, mute your mic, utenga mic yawe. Wakomeza Benda, ngo warahari ndamukuzaniye. Mumbabarire, ntabyo kukinyuma y'igikari ngo tungo muze guhura mu birangiriza bive mu nzira, mu birangize kandi nk'abantu b'abagabo. Ngiye reka mbabwire ikintu kimwe, ahanga abantu bari kubota, ahanga abantu bari kubaseka, aba bantu bahuriye 950 bari kubashinyika. Ibi bintu mwakarangije mu minota 30 muri kwiha rubanda. Ngiye ko tuvaza ntago macimishijwe nuko abantu bahuriye bagahurura. Ngiye niyo mwamuda hari muzabaze nge bafite audience y'abantu buzuye. Hari abantu bari kubaseka, ntimutekereze bahuruye ntawo bitayeho, barashaka kubona muryana, bari gushaka kubona muryana YouTube cyangwa bagiye kubirikodinga bagiye kubacuruza. Gutfata rero naze gukora YouTube cyane kuko ntabwo nifuza ibintu bari kubacuruza. Eric, abingibi ahanga muri kuzamuka uko muri kurira igiti bari kureba ingano y'ibitsina byanyu n'amabuno yanyu. Muri izina ry'Imana ngiyewe mbafite abantu niyo mutaranga, nta munsi cyo nkora live ngo mbe munsi y'abantu 500 mbafite ngo gacwamwe mu nyemerere ibintu birangire, tuzabone mugiye gufata amawadi muri mu bindi ngo tubanye babwiza ukuri. So nango hano kuri muri comedy man abantu bari gushaka izina, niba icyo navuze kuri uyu muhungu cyamukomerekeje nakivuge musanze ariko biranga birangira ni revu ntituze no kwatinda nukuri bari gushaka kugira ngo baho umuco bro. Je nuko mva ngo dufata okay ndahostinga ariko je sinkunda amatiku, je ndi umwunzi ndabunga. So nguyu Kaspi hari nani Benda. Kaspi umva ibintu amaze ku yaje ati ngo sindi buvuga ibintu byinshi kanze ese bimwe ari he, ntabwo nigeze nsevinga nimero y'indagirana. Umva hano Benda, ejo wavuze ko Kaspi yakwambuye 100,000 ntakwigisha. Kaspi aravuga ati sindi buvuga ibintu byinshi, ni ahita nyohereza ibintu. Umva hano uyu muntu ni wowe Benda, umva hano. Hariya serata twakoreshaga yitwa gute mwana? Ni ngibi isururu. Iyo ngibi isururu abari ukoresha kubera ko iyi mpamvu twayikoreshaga nuko kari gato kadafatira nini. Kara kicyatsi kimwerere ukoresha ya blue. Narabyibagire ngo kubyibagirwa ariko none atumwe narinzi nana gatunyizi. Ndavugisha ukuri arahandi se nigeze nongera kwigira. Ahise mbireka mana ndavuga ngiye ngomba kongera kwiga uko nabonye control yanjye. Gukanda kiyundagazo. Hano mu magambo yawe urivugira ko uzongera kwiga ari uko wabonye control yawe. Urimo kumva Kaspi akavuga ati uyu muntu ko namushatse ngo yari hano hejuru yawe ari kukumva ati ko namushatse nkamubura, kageraho nawe mwishakira wakambwira ko azongera kwiga ari uko amaze kubona control ye. Ko control ibonye ejo bundi ndi kumwe na Eric twaratangiye gukora, nanzi kwigisha Benda nte 100,000 nibyo yarayampaye.
ariko ntabwo nanze kumwigisha, naho namushakiye yambwira ngo nimuhe ibyuma byanjye bitahaniwe, ntibyari gukunda. Naho bibonekeye ambwira ko ntashobora kumwigisha, ahubwo azongera kwiga amaze kubona ibyuma bye, kuko ari kumpara bikamubwira ko namwije amafaranga 100,000, ntabwo ari kunyicira izina ntararyubaka, nkiri kuryubaka, nkiri kurwana naryo. Ngo uwo nguko bisobanura atanze nguyu ahangaha nyuma yo kumva ikiganiro wakoze ejo cyangwa n'amagambo wavuzeho ejo, nguyu nawe ara hano. Ariko ibi ni ibintu mwabantu mureka mbabwiza ukuri, 100,000 ahangaha umuntu araza hano akavuga ngo dufada bitewe n'ukuntu utanga ibiganiro akampa intare y'amadolari 600, n'abandi bana hano birirwa batanga amakise, ayo n'amafaranga y'akana k'intare bro. Urumva ko hari ibintu narindimo uretse gato bari gushaka kugira ngo ncunguze uburyo umwete. Ibyo ni bya Kaspi niko avuze akiriyaringa avuga ati Benda yankomerekeje yambabaje aramparabitse. So Benda ngiyo verisiyo ya Kaspi, bose bati ugomba kwasaba imbabazi, nawe uti baragusaba imbabazi, ijambo ni iryawe rero. Yereka mbanze nsaba imbabazi Eric, sibyo? Ndakumva. Reka mbanze nsaba imbabazi Eric, nciye bugufi musabye imbabazi, ariko na mbere nanazimusabye na yarayiva ikirangira nyuma byanarangiye nawe nakubwiye ukuntu yansubije. Yego ahubwo sinzi ikiganiro agiye kubona mbonera n'ubu arategunda, nibwo namwise mwandikira narajya namwese mane ko ibiboro nari nzi ko twabirekeye ko iki bikigira ngaho hose, nongera namwite ngusabye imbabazi, nciye bugufi mbabarira. Haribwo twahise dupanga guhura, akamereza nyine nuza boro ninasize kukaba twaje gufunga aho ngaho riweho, aho haje umujinya ndabyemera, n'ibifite umujinya mvuga n'ibitari ngombwa, mbisaba imbabazi Eric, musabye imbabazi, si ubwa mbere nzigusabye, ariko ino ni last warning. Nta hantu ngiye nzongera guhurira nawe mvuga ngo byagenze gutya na gutya, nisobanura cyane nisobanura iki, kuko ikintu cya mbere kigomba kubaho ahantu wakoreye ngomba kuhaza, ahantu mwakorera ntabwo muba muhihanyurukanye kubera ko ibi byose ngo byabaye, sibyo? Tuba tugomba no gusapotingana. Kuba nari navuze ko nzaza kuwa kane ni ukubera ko nari nzi ko ibintu byose twabisolvinze. Ngiye ngusabye imbabazi, nciye bugufi n'Imana ibyumve pe, nciye bugufi. Hari ikintu nsabye imbabazi cya mbere, navuze amagambo menshi atari ngombwa ko ngomba kuvuga, bivuga ngo naragusebeje, bisaba imbabazi imbere y'abanyarwanda baranga. Godfather Eric, fungura mic yawe. Godfather buretse bataragira ikintu bakomeza, sibyo? Yewe nk'umuntu nyene nka twe tuba turi hano nyine nk'abunzi, sibyo? Ndagiraga ngo Benda wenda reka ngusobanurire ikintu Eric, sinzi mba wenda ari yabivuze ntubyumve. Eric ya ikintu we ashaka, sibyo? Ukuvuga ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda, kuko we ikintu cyamurakaje ari kuvuga yuko ngo yavuze hari akantu bakase, uri kuvuga ngo yaragusabye nyine uramwingo, yaragusabye uramwima. Nicyo kintu ngo we ashaka ko ubwira abanyarwanda ngo nibyo cyangwa ntago ari byo. Yaragusabye ntabwo yagusabye, ubwo naba ataragusabye yagusabaga niki? Ko abantu bose bavuze ko yagusaba, icyo bavuga ngo wagusabye, abantu bose baratranslatinze kuvuga ngo wavuze ngo ibintu bidakwiye, ntabwo turi bumenye ngo ni ibiki nyine uri kuvuga, kuko hano havuga ibintu byinshi. Ariko we yabaye specific, aravuga atavuga ko namusabye, kandi iyo bavuze ko amusabye ntabwo abantu bose bahise biherereka, aravuga ati yaramusabye ngo amubenure. Yagusabye yagusabye kibuno. Niko na bitranslatinga. So Imana impamvu ngende gukora bino bintu, ntabwo nshaka ko bino biboro bizagaruka mani, nibyo nshaka ko birangira, tureke guca ibintu hejuru mani, tureke kuvuga ati ngo nyine navuze ibidakwiye, nta nyine uri buconfusing abantu nyine. Bishireho umucyo mani, utuve hano wigire mu kazi, ndabizi kuri mu kazi mani. Tumva ngiye ikintu navuze, ibintu byose nagiye kubona mbona binguyeho, byatangijwe na Kaspi na Eric. Mu by'ukuri ntabwo nexpectingaga ko ibi bintu byagera ahangaha, nkuko bambwira ngo ni bakuru banjye, nawe ngavuga ati ndi murumuna wanyu ndabubaha. Ntabwo numvaga ko ibintu byose byagera ahangaha.
ngewe rero ikintu nasaba imbabazi Eric, ibintu byose navuze nabivuze kubera umujinya na Kaspi, nabivuze kubera umujinya, kubera ko nabonaga ni mwebwe mwahise mujya ku itangazamakuru nyine muba abambere mu kuvuga ibintu, ibwo nanjye nahise nza kuri live mvuga ibindi nanjye. Yariyo mpamvu mbasabye imbabazi. Ibyo byose navuze byose byari umujinya, hari naho noneho byanandenze phone yanjye nyikubita hasi kubera ko hari ukuntu ibintu bikurenga. Ngiye nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose ngo bashishwiburize Benda bamushwishwiburize, nibigeze bananganiriza bambwira uti se twakanye byagenze gute, bigeze banganiriza ibintu byinshi. Ibyo tunabireke. Nagiye kubona mbona ibinyamakuru byose biri kuvuga inkuru imwe, ndavuga se ko baba nta kintu byagenze ko batigeze banabimbwira. Ubwo umva nibo bavuze uti turabivuze, ari nabwo naje muri aya matiku nta nubwo nari no kuyazamo. Niyo mpamvu rero ngiye nciye bugufi, ikintu cyose navuze kuri Eric, haba harimo kumutebya, haba harimo kumwubahuka, haba harimo n'agasuzuguro, ngiye nsabye imbabazi kabisa. Nk'uko namusabye imbabazi wenyine muri nuza nagiye kumwandikira wenyine, afata imbabazi namusabye wenyine, azongereho ko nongeye kumusaba gusingiza imbabazi. Ibyo dukora byose ntabwo tubivuga kuko twishimye, hari ukuntu uba wishimye ukavuga ibintu bikarangira, hari n'ukuntu uba urakaye ukavuga n'ibindi bintu bikarangira. Buri muntu wese niko ateye ndakera, kimwe n'uko hari n'abarenzaho bakavuga uti reka tubyihorere. Ngewe rero nsabye imbabazi byose navuze nabivuze nahubutse, ndasaba imbabazi n'abanyarwanda bose bari hano. Benda guhubuka no kubeshya biratandukanye. Waramubeshye ntabwo yagusabye yego cyangwa ye? Naramubeshye. Urakoze. Numva mwanyu no kumva Benda biragoye kushobora gufata ibintu aka kanya ngo ubivuge byose uko biri. Amagambo akoresheje akayavugira muri rusange agasaba imbabazi, nawe mu mwumve rwose kandi birako na Semunga arimo kubyumva. Nubwo atoreye ngo uko byagenze byose, ariko byibura abishyize muri rusange asaba imbabazi. Je nuva mwamworohereza pe. Eric gisabye imbabazi ndumva bite byawe nisaba. Man, njye ntacyo dupfa ubyumve neza, na ninjoro twandikiranye neza, twari twapanze no guhura kandi n'ejo tuzahura, sibyo? N'ubu ukiri wiri ko duhura. Man, nkwifuriza gutera imbere, nkwifuriza ibyiza, sibyo? Nk'uko wabaye umugabo ugaca bugufi ukavuga ko byari ukubeshya kandi nawe nyine wari uzi ikiri ku mutima, wakoresheje defense mechanism yo kwidefanta nyine kubera wenda ibintu wari wumvise cyangwa wari ubonye, sibyo? Man, njye ndakubabariye, ntacyo dupfa cyatari man, ntacyo dupfa. Nitunahura nk'uko wanyandikiye ngo ushaka ko umwe azacaho kundi, tuzahora dusuhuzanye, twishime, dusangire kandi nta by'uburyarya, sibyo? So imbabazi ndaziguhaye kandi nanjye niba hari aho wenda nakuvuze nkagukomeretsa, mbabarira pe, kandi mbivuze ngiye mbikuye ku mutima. Urabizi ngiye nta buryarya ngira, amezi 3 twari dukoranye wari waramaze kumenya. Ni straight the point, ntango nca ku ruhande ngo hirya no hino nkubwiriraho ukababara, ariko the next day ntango manye ufite inoza umujinya bihita birangira, sibyo? Sikunze kireka imbara ukundi ukuntu nzi bitandukanye. So yeah, so rero kubyivuze, I understand you, kandi twese turi abantu. Hari igihe ubona ibintu bikurenze nk'uko uvuze uti wageza phone yawe kutasi, kandi nabizi ko na phone yawe nuko yari umujinya nyine wenda rero. Gusa njyewe ndakubabariye kandi nkubare bikuye ku mutima. Nk'uko uvuze ko nari last warning, njye nta kintu kibi nakuvuze ngo ngusebya muri public. Ibyo ibinyamakuru uvugaho twagiyeho nuko baramaje ngo Benda yaragusabye, sinabumvishe na audio nakohereje, nababwiye soma hano, ariko audio sensitive no yigira ute no ifungo. So at the end of the day nerekanaga ko yago kakano kweganga Eric ngo yaransa, ngiye mitangwa mu kanwa, ngeze no kuri televiziyo biri live barongera abimbaza ngo waramusabye.
so kumva nyine gusa ikintu kantu ko gusaba abantu numva bashimishwa n'akantu gatoya akari ko bahita bazamukiraho ibyo kuba turatandukanye ntabwo bari bakiri kubirebaho bari kureba ngo yaramusabye so bivuze ngo abakozi tuzadukorana bazajya bababwira ati se wereke ntabwo aragusaba so wowe ntabwo mvuga uburemere bwabyo wagira ngo uri gutwika cyangwa se uri kunzujya cyangwa kunshumika ariko at the end of the day wibagije the strongest cyangwa uburemere bw'icyo kintu ikiri uri kuvugamo ko kimeze. So man, ejo nta kibazo ngewe niba ugikomeje ko tuzahora we will meet, nta kibazo dusangire tuganire nta byatari icyo dupfa na icyo dupfa whatever ko babivuga. Thank you. Eric ninde wavuyeho ako si kabano ninde uvuze bino bintu gutya ibihe simbizi birizanye nkangacanga niba muri nga kwongera bamudereta birizanye muzige hosting hano banavuga ngo batazandoga ikoroga se ikoroga man icyo gitagize nango wa bose babana bazamudereta dore basande kabavana bazamudereta mwese kanzibambre babana bazamudereta mwese reka mbavana bazamudereta ibi bintu murambanga mukancurangura reka mwese zibana cururuka bambre murankirika mukancurukura mukagera kwa nanjye mukagera yo karamba Wite hanze kutirika murafata pana mukagira nk'indaya za matimba. Okay twagiye murakoze cyane. Kwisabira Benda ataragenda maneje ndataniraho. Yego. Mani no kajya live wanwe kuko bishije kwabuze byinshi bitari byiza najyaga mbikora kera ariko zo namuzamugira uzazimugira ntuzasubireyo zo namuzazimugira ni muhure ejo garamfure. No, but my young brother ngomba kumubwiza ukuri none. Muzahure ejo tugafata uko dufite umwanya muke tugafatana ntuza. Twagiye Kaspi. Godfather. Yes Bogo. Mushira aho ngaho. Benda ndagira ngo mubaze ibintu by'amafaranga. Ndabyemera yarayampaye. Kandi yayampaye atari nka Minerivare kuko Minerivare ntabwo bayishyurisha. Yarambwiye ati mfasha bro. Basi nguhe n'agafacilitation ndamubwira nta kibazo. Ndagira ngo mbaze Benda narakwigishije cyangwa wigeze umpamagara umunsi n'umwe nanga kukwitaba. Singiza kukubwira ngo kutaza kwiga. Reka ngusubize Kaspi. Ibyo byo kwiga byo ndabikiraho umucyo kubera ko nanjye nshaka amahoro ariko reka mbanze nkubwire. Uribuka ko wanizaga control. Bizama kavuyo ukajya umbwira ngo uyu munsi ntuhari ngo ejo uzaze. Ejo nkabone nabuze uyu munsi ndiga ejo ngajya gukora content. Uwo munsi nabwo ugahita umwana ntuhari ari wo munsi nagakuremo content ugahita umwana ngo nze nige ukabinunguza urabyibuka. Ibyo ngibyo tukabivuga. Uribuka umunsi ntwara control yawe ukambwira ngo nyikuzanire neza uri kunuka no kuri telefone ngo njye mbaseriye. Phone ni kuri phone cyaje mbwira itonyere mbanze mbivuge birarangira nta nubwo renga ngombwa kubivuga cyane sibyo hanyuma ikintu bibirarangira ndavuga reka mbanze ngure control ibyo narabivuze nzagaruka kwiga control nayibonye rika ataranaza nta n'ibya traffic biranaganya ataranaganya no kuza hanga nibwo naguze control nayiguze neza ubukwe bwa bukimara kurangira aribwo twakoze na ya boro ya mix turayikora igararangira ndakubwira ngo ngiye kuza hanyuma mu kujya kuza wahise ujya mu bukwe ndaboreka nta kibazo wowe wose wanyibwira ukangu utireka madamu wanjye nasubirayo tuzahita dutangira twige siko wanyibwira nyuma yaho wagendeye oya nyine nyuma yaho yagendeye umwanya wabaye ikibazo kuri wewe ubana ikibazo kuri njyewe No niba nkumvishe neza umwanya wabaye ikibazo kuri we nawe ariko njye nkajya mubwira twige nasanga Kaspi sahari nono Kaspi yabimbwiraga icyo gihe ari uko twaraye dukoze ngo nze twige twaraye dukoze twatashye saa 8 hafi saa 9 akamba ngo ejo nzaze twige bazaba hari none nareba ukuntu mbyutse meze n'ukuntu meze ngavuga iti se rubatse tukabijya tubikora mu minsi tutari y'akazi nayo mu minsi y'akazi ntaba hari ikintu yo namubwiye nge nayo ko tuzakomeza tukiga niyo madamu we yaba hari kuko na madamu yazaga muri Delash kandi icyo gihe nduma twarakoraga kuwa mbere gusa
ntabwo twigeze twiga, narabaretse bajya muri honeymoon nyine nk'abantu bakundana tutanagiye kure. Igihe naguhera amafaranga ni kangahe, vugisha ukuri ngo igihe naguhera amafaranga yo kugira ngo twige wampaye 100,000 nyine mu kwezi kwa kangahe. Haciyemo igihe kuko nawe urabizi neza ko nabize nyuma yawe barangije. Kasi ibyo tubireke man. Ikintu nshaka kukubaza ni iki ngiki. Ufite umutwe w'amagambo uvuga ngo Kaspi yakwambuye amafaranga yawe. Urahamanya n'umutima wawe ngo usubize amafaranga yawe akakanya. Njye ntabwo navuze ngo waranyambuye, naravuze ngo oya ndashaka kunsubiza nimba wumva narakwambuye. Yansubize nta kibazo, yansubize man. Yagiye kubikora nababwiye ko ngo dufata ndi igisubizo nka kama mbiri umoja, reka maze yakoherereze ibintu birangirira aha. Yagiye kuyohereza deja. Ikindi nanone ngiye kuvuga ikindi narimbwiye Eric, ikintu bari bunsabe imbabazi bombi uko ari babiri. Kaspi nawe niba naramuvuga Kaspi, ariko ndumva nta n'ikintu ngiye nigeze muvugaho mani, ku buryo usibye ibyo kwiga kandi ibyo kwiga 50% n'ibyo n'ibindi 50% sibyo, ariko urumva ni hagati y'ijana nyine y'ijana hagati. Ikindi kintu nabivugaho rero, ikimama nimbabwiye ngo bansabe imbabazi nabo Eric na Kaspi. Barese gato amafaranga wayabonye? Nayabonye. Narakwigishije sinakwigishije? Banyigishije iminsi 3. Sawa, nta kibazo. Ibyo ngibyo ndabihamya neza. Kandi nawe ubwo kibaye clear, wabonye amafaranga y'100,000. Sawa. Icyo ndaba kubasaba imbabazi. Urumva Eric? Ndi kukumva. Urasubise ko yagiye. Ahise agenda atagize. No. Urumva? Yesabye imbabazi nciye bugufi na Kaspi, urabizi ko ngira n'ikibazo Kaspi yanyezaga nariri nkayimusubiza. Nka nyine nkawe tugahana amayiri n'ibindi byose tukavugana neza. Ndakumva. Ndi kukumva. Urumva? Ibi byose sinjye bitangiye, sibyo? Iyo haza kuba cyagiye mukambwira mutararindira kubwira abagasuku ngo postinge ngo Benda ngo twamukanye tumushikishwiburiza. Eriyo uvuze? Usuri gato ari kumamagara ukaba Benda so igendereweho, ntabwo nari kuvuga ngo muranyirukanye ngo niki nibwo nari kuvuga. Ibyo nari kubasaba imbabazi, ibintu byose nabyisanze muri mwe mwateye. Sibyo? Ngiye ni n'umujinya wanankoresheje. Nusubiye kugira kunyamo. Oya nyine mbabanze ntago ari kunyamo, ariko nyine icyo nashakaga kuvuga ariko nyine icyo nashaka kuvuga ibisinge wabitangije nta nubwo nigeze nzana umutwe w'interuro cyangwa umutwe w'ikiganiro. Ibi byose byapfuye mu kutaganira. Ariko Benda niyo wiyukiye neza, twagize zino conversation inshuro nyinshi, twapfaga Imana yari uko ukorera ahantu. None se niba koko ibyo byarabaye ntabwo ari kujya mu itangazamakuru. Cyo twapfuye. Si twaganiriyeho bwa nyuma igihe twariraga nawe turi People Friday, twagize emotion tukabana dushaka twese gutandukana. Noneho ukabona ngo uzasura aho hantu, si bwakeye kuwa gatandatu ku cyumweru tujya gukorera ahandi hantu, kuwa mbere tukaba tuboneshyizeho kandi ubwawe ari wo watwibwire ngo ntabwo uzasubira aho hantu, tukabona ushyizeho nuza fura yo kujya kuhakorera. None se ko wavuze muri live ngo ngiye ngo mfite amarira ngo yingona ngo harya ngo naye ikigo y'uburyarya, kandi ari wowe njye nawe twaragize emotion tukarira, twariraga atari ukubera iki, suko twaranga gutandukana turi kuvuga ngo tugomba kugumana nka team. Nese urumva utaraducinya umugendo ukahita ugenda ugakora kandi wavuze ko utazajyayo. Yes, ntabwo mvuga ngo uje kujya gukorera ahantu ukorera mani, n'ubu twakongera tugasubirana mani nabirenze, sibyo? But at the end of the day
ni uko ibyo twapangaga wese wasubiragayo ugahita wongera ukabihindura, which is not good. Niba twabaza ko turi timu tugapanga ibintu wava hano ugahita ugenda ukabihindura, none se numva ikibazo yari njyewe, ikibazo ari Kaspi cyangwa ikibazo yari wowe. Tuza amaso inyuma bitekereze. ariko nyine ntabwo byari ngombwa ko mujyana mu itangazamakuru, mwari kuvuga ko Benda tutagikorana, utamwirukanye utanamushwishwingurije. Ibyo mani gusa ubwo Kaspi muyobewe baza bodifata mani uragenda akikorera umutwe w'inkuru yiwe y'ibintu byiwe, agenda akihimbira inkuru akikorera ibiki. So kwa Fryer yasohotse babona utariho redi byahise ikibazo. Okay, But the end of the day Eri Benda abohoye imitima yanyu siko bimeze, namwe ni mu mani kanye turi kuganira nese ko natavuye hano mani njyewe ntango njya ngira ntango nawe nkuko avuga ati nanjye byabaye gutyo, nkuko avuze namenye telefone ndashaka kugira ngo buri muntu wese abane umutima w'uruhutse, nawe mu buhoro umutima wa Benda avuga ati ariko nubwo ibyo byose nabikoreye nk'amakosa nyirabayazana twamaze kuzahura ejo Benda cyuzaza mani ndambaza nazo serivisi mbere uba usinzi uba wagiye yambwiye ati niba nagukomerekeje mungu yazisabye urumva nazi musabye ko abantu yarahaye ibi bintu abantu bari kuvuga ngo Kaspi ngo ngayivumba yaragiye, nese ikibazo bafitanye si cy'amafaranga asa yamwishyuye, biso ngo agume yanakora iki kandi yamaze kumwisubiza amafaranga y'ibihumbi 100. So rero wenda hari ahantu yagushumitse, wenda agomba kugusaba imbabazi sinzi. Hari ikindi kibazo mufitanye Benda na Kaspi, wari Kaspi gusaba imbabazi. none se Benda ko Kaspi aguhaye ibihumbi 100 bye kandi waramubwiye ko wize 3, twanumvise n'ijwi umubwira ko udashaka kwiga ayo mafaranga urumva ntayo wari kumusigira. Ntago ajya aca bugufi. Nyereka mbanze nkubwire icyo si ikibazo mani, si icyumba ari ikibazo. Wayakiriye se kuki atari ikibazo? Ndayamusubiza yose, ariko ikibazo oya ndayamusubiza yose. ngo iki Ikintu nataka kumubwira nashaka kumusaba imbabazi, namusaba ibitunde banze wumve. Nabanza nkamusaba imbabazi, hanyuma nabo bakabona kunsaba imbabazi, nicyo kintu nataka gukora. Ariko wahise ava live none nango Kaspi bashaka ko mvuga ahita Benda njya gusubiza cyangwa sinyagusubiza, najya kuvuga ngo Benda njya gusubiza cyangwa sinyagusubiza, tujya ngo muri kuvuga utreka tuze kubiganira ushaka kwirangirira. Okay, so over Godfather buretse Benda utaragenda Godfather viewers na cohesion wa muntu yifite wenyine, mbabarira niba wayirecordinze uyisibe ndakwinginze. Wayimpaye nyigusabye man niho wasabye ngo twiyunge n'uyu mutipe, none umve nawe ntabwo Godfather yabikora mani. Eric ndakubaza uko jewe unzi muri ibi bintu, jewe nunga abantu ntabwo ngiye ndi umuntu usenya my friend. Nyine mvuze ko ni wowe nifite, mbabarira nyine nanjye ndakwisabira manzi nyumve, abo ngiye ngo ari we Godfather kandi uranzi mani nawe uranzi wabwangatiwe n'iki cyo wigeze umuka mbana ikizandi ngiye ko ngiye ngira umunwa, ntabwo nshobora my friend, ntabwo ngiye ndu mubirangize urumva, ntabwo ngo ari we ngiye eri mubirangize urumva ko mubirangije ngiye inyota mfite nibyo nababwiye kubaza ikibye nababwira kandi nabyumvise bigera wabimpaye ibyo watsi biragenda ibyo ngibyo ntabwo bigeze bibi. Urabuze urumva ndikubwira narinde ahantu harindi nagiye gukora ndumva baramwandikura nkagenda. Oya urugendo rwiza kandi reka nubyiza nkugira inama shakira umugumeho n'umugore mwiza w'umunyabwenge dore yaje kukurwanira intambara. Urakoze cyane Benda, urakoze kabisa, ubaye umugabo gusa imbabazi ni ubutwari. Thank you so much. naheje kandi umve ko bari imana yarabizi nta buri ryangira bivuze ngo ndakora bari Eric asemose kandi merci mani ndabishimye ndabikunze. Nshimira wabwangatiwe ariko urabona uko ngarutse ubwa kabiri kugira ngo mbunge munshimire buri muntu wese ndamushimiye, buri muntu wese uri hano nshimira by'umwihariko gahambirwe ni njyewe muntu wanga amatiku nkabahurizaho ngo mbunge, abandi babahuza bashaka ibintu by'intambara bahuza mbigira ngo be shoti bahuze buhure bashimire nashyamba Imana iguhe umugisha.
uri muri ibi bibazo Benda nawe wakoze cyane mwana. sawa namwe Umbaze reka nanjye kwita kuri Besto. kandi yo mbamwe bravo Sande sibyo umva rero mbere ko mugenda sibyo gorego nibyo Brown we goregore Karam. izi ni ingaruka zo kudari gushaka umugabo shaka umugabo ese wowe na Moses shaka umugabo hano hari umukobwa mfite hari uwo bita Shasa urahe ndashaka kugurira akagutiya Semuhungu iwawe ufite akagutiya kamukwira Sasha uze kugurira Semuhungu agakanzu ndashaka kumugurira akajipo Ese ninga utagira umugore guteka umugabo gute none ndabwo ufite umugabo muri iyi minsi ngiye numvaga uramuze ugeze mu Rwanda uzahita urongorana na wa wundi motion yaje wasakayipfuye urakoze. I'm sorry ezeri amakuru avuga ko akuyemo inda niyo Godfather ngendi igenda imana. Ngo abivuze. ngo wakoze abortion ngo akuyemo inda Eric Sarati Eric yaratwita kunamo inda ariko ahantu ya hosting yabasa neza. bye man bye Bye my daddy. umva akazi keza bana Bititi Urakoze. ntabwira Mr. washambwire bamukugana ni Linda ni Lydia umbwire Lydia shaka ntakiryama sha Urakoze. Linda. yitwa Linda wa undi wakunanaga na Zaba umwe Linda. mwana waryamana araryama kararashikagurika kurota Ndamubwira. Yewe ndashimangira abantu bose babohereje tipo. Eric goma utata gufite ibibazo Eric amakuru avuga ko ugiye gushakana amoretse gato amakuru avuga ko ugiye kurongorwa niyo ngiye kurongora umukobwa mu rasura rongora cyangwa urarongorwa amakuru abahungu benshi byerekana ko nta n'umwe n'abaseriye tubaseriye ntabwo urabaseriye n'abaseriye tuzababwira umunyarwanda yego ni azaro niyo cyono sese make wa mugore we music right there thank you